Isoko ya kane ni ukumenya icyo ushaka, kuko umuntu uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Ntabwo rero ushobora kubona umugisha utawuzi, ntabwo ushobora gukomeza utazi icyo ushaka, kuko abantu batazi icyo bashaka bemera gutsindwa, ariko abazi icyo bashaka ntibemera gutsindwa. Ugomba kwaguka mu bitekerezo ku buryo ugera ku rwego utangira gutekereza ibintu bingana n'aho ujya, apana gutekereza ibintu bingana n'aho uva, apana gutekereza ibintu bingana n'aho uri. Ibitekerezo byawe bigomba kwaguka. Niba ujya mu myaka 100, gira ibitekerezo bingana n'ahantu urimo werekera. Ni ukuvuga ngo ibintu umugisha ugiye gukandagira mu wigutungura, oya utekereze mbere y'uko ugeramo. Gira ibitekerezo by'ikanani kandi ukiri mu butayu, utangira urya ibigugu kandi ukiri kuri Imana. Abantu ntabwo bemezwa n'amagambo, bemezwa n'ibihamya, bemezwa n'ibigaragara. None wowe rero uracyafite inzozi zitaraba ibifatika. Abantu rero ntabwo bari bubyemera. Abo bantu rero bagenda bakunaniza bushyize ku ruhande. Igihe cyose ugeze ku cyo ushaka, abo wasize muzongera muhure, ariko muzahura utakiri wa wundi. Ariko nutabasiga uzakomeza ube nkabo cyane, ariko nutabyemera uzakomeza ugumane nabo mu kibaya. Uratekereza ibintu bigari ngo biriya rero ngo ni ukwirata. Siga ngo yipashe muremure, siga. Barakugarurira hashize. Yesu yaravuze ngo ibya kera nimo byibuke. 4:18 ibyashize mwe kubyitaho. Dore ndarema ikintu, ntabwo icyo kintu gishya gishobora kuremeka ukiri kumwe n'aba bantu. Siga. Ikaze ni mwese mukurikira Reverend Prophet Ernest Ngirindekwe. Ni ahantu heza, ni ahantu h'ishakiro ry'ubutumwa bwiza, ni ahantu haba byinshi bitandukanye bifasha umuntu w'imbere kurushaho kwaguka, kurushaho kuba mwiza. Twabamenyereje ibiganiro byiza cyane, nubwo haraciyemo nk'iminsi ngahe 2 gutyo mutayibona, ariko nyine inkono ihirigiye. Siko twajyaga tuvuga mu mvugo za kera, ariko n'ubu zikoreshwa. Ubu iki ni cyo gihe cyayo, inkono y'isoko rya kane irahiye, tugiye kuyarurira abantu bakurikira Reverend Prophet. Nk'uko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umushumba wacu, umushumba Imana yahaye amavuta y'uburyo bwose, amavuta y'ijambo, amavuta yo gusa neza, amavuta Pastor turakwakiriye iwawe. Nyemera dutangirane n'isengesho, ibindi turakomeza nyuma y'isengesho. Imana igumisha. Uri agakiza kacu Mwami Yesu, uri imbaraga zacu Mwami Yesu. Turagushimiye kongeye kutwemera ko tugaruka imbere y'ino kamera. Reka amagambo tugiye kuvuga tuyoborwe nawe, ntituvuge ku bwacu, ahubwo tuvuge tubwirijwe n'Umwuka Wera. Umuntu wese ukurikira aya magambo ubuzima bwe buhinduke. Urakoze ko bikoreye kwiyubahisha. Amen. Pastor, abantu bamaze kumenya ari benshi n'abakurikira iyi channel, ariko kwivuga rwose uzajya ubyihanganira. Murakoze. Nitwa Reverend Prophet Ernest Ngirindekwe. Imana ibaho umugisha. Yego. Twishimiye kongera kwakira hano. Tumaze iminsi itari mikeya tuvuga ku masoko y'imigisha. Twavuze ku isoko ya mbere yo kumenya Kristo, tuvuga ku isoko ya mbere yo kumva no kumvira Imana, tuvuga ku isoko ya gatatu yo kuvuga ku munyamugisha. Uyu munsi tuje kuvuga ku isoko ya kane. Sinshaka ko tuza gutindira abantu, ko nabonye byarabaryoheye cyane. Ubushize twanababwiye ati ariko se iminota mubona ni mike cyangwa umuntu ari myinshi, avuga ati mubigira isaha, ariko ntago tubigira isaha, ahubwo kugira ngo bikomeze bicengere bibinjire rwose, mibonere n'umwanya na babandi birirwa mu tuzi bari bize bakagira mu rwo bafite abana bafite ibyo bita, babone ya minota mike yo kubikurikirana. Ntago tubigira birebire. Uyu munsi unyemerere, nubwo atari ngiri ubivuge, ariko tuze kuvuga mu minota mike ku buryo umuntu wese yabyumva mu gihe gito, akanakomerezaho n'indi soko, akomezaho n'indi soko. Pastor, twihuse, uyu munsi ni ye soko, ariko mbere gato twahera kuri feedback ku buryo abantu babyakiriye. Ngiye hari ubwo nabibonye, hari comments nabonye, hari abambwiye uko bimeze, banashima cyane amashusho ko ari ibintu byateguye bisa neza. Ubwo rwose nanjye mbonero kubashimira ko mwadufashe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Mwebwe ku ruhande rwanyu, abantu bari kuvuga yuko aya masoko ari gukora iki mu buzima bwabo? Ni byiza nkaho buri ku buhanga bw'ibyuma, ni wowe bizi neza kundusha. Twebwe tuba twatambukije ubutumwa, ijambo ry'Imana nirimanukira ku musozi ubusa,
Imana ishimwe ahubwo ku bw'amakuru duhaye buriya ririmo rirakora umurimo cyane. mu bugingo bw'abantu. Amen. Amen. Pastor, niye soko ya kane uyu munsi tuvuze kuganiraho? Isoko ya kane y'umugisha ni ukumenya icyo ushaka. Kumenya icyo ushaka. Mbere yo kuyinjiramo, kubera ikiri ku mwanya wa kane, kubera kitari ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu? Uzamenya impamvu dushoje. Ni amasoko 12. Uzamenya impamvu dushoje. Uzamenya impamvu dushoje. Isoko ya kane ni ukumenya icyo ushaka. Wow. Kuko umuntu uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Ntabwo rero ushobora kubona umugisha utawuzi. Ndaza kubabwira ibintu 7 byafasha kumenya icyo ushaka. Byafasha umuntu kumenya icyo ashaka. So reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko urabizi ibintu byose iyo tugiye kubikora tubanza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tubihuze, kuko ibintu tuvuga si ibitekerezo byacu, tuvuga ibyahumetswe n'Imana cyane. Turasoma Itangiriro 3:23 turageza 30. Wihangane icyo cyanditswe cyumve. Itangiriro 3:23. Murongo 3:23 tugeze 30. Asome. Haravuga ngo abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki. Arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Yego. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo ku nyonga y'itako rye. Umutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure ku rutampaye umugisha. Sinkure ku rutampaye iki? Umugisha. Sinkure ku rutampaye umugisha. Yakobo azi icyo ashaka. Iyo aba atazi icyo ashaka ari kugira gute? Yari kurekura. Akigera. Rimwe na rimwe abantu batazi icyo bashaka bararekura. Wanyumvise? Iyo abantu batazi icyo bashaka ntibakirwanira. Iyo abantu batazi icyo bashaka ahura n'ikigerageza akarekura. Ariko reba, Bibiliya iravuga ngo agera ku rwego amukuramo umutsi wo mu nyonga y'itako rye. Ariko Yakobo yarazi icyo ashaka. Amubwira ngo sinkurekura utamaye umugisha. Nishaka mbi gisenzegere. Nishaka mbe maskini. Ariko sinkurekura icyo ngushakaho ni iki? Ni umugisha. Kumenya icyo ushaka. Iyo uza kumenya icyo ushaka uba warakibonye. Ariko umuntu utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Yego. Ararekura. Ahura n'abamukeneye ati n'ubundi rwose wivunika sinarindi kumwe nabo. Ariko umuntu uzi icyo ashaka. Niyo mpamvu nateguye amabanga 7 yo kubasobanurira. Soma twumve uburyo umugisha yawubonye. Aramubaza ati, witwa nde? Witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi. Ntukitwa Yakobo ukundi. Bivuye mu gukirana no bivuye mu gukirana. Ahubwo uzitwa Isirayeli. Uzitwa Isirayeli. Kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha. Ukanesha. Abantu yakiranye nabo zabari bo? Yakiranye na Labani. Yambukije abagore, ibyo turaza kubigarukaho. Ageze ku rwego akirana n'Imana. Bibiliya iravuze ngo agize ate? Aranesheje. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Mumeze? Amuherayo iki? Amuherayo umugisha. Nushaka soreza icyo twashakaga si umugisha. Amuherayo iki? Yamuhereye umuvumo. Arawumuhaye. Umugisha uvuye mu kutarekura. Kumenya icyo ushaka. Ni umugisha uvuye mu kumenya icyo ushaka. Ntabwo ushobora gukomeza utazi icyo ushaka. Kuko abantu batazi icyo bashaka bemera gutsindwa. Ariko abazi icyo bashaka ntibemera gutsindwa. Urumva? Umuntu uzi icyo ashaka ntiyemera gutsindwa. Utazi icyo ashaka ntiyemera no kukirwanira. Gakubise kose ahita arekura. Kose ahita arekura.
aravuga ati sinishoboreye da, sishoboye, ibyo ni ibya ba Bob, ibyo si ibyanjye. Urumva, uri umunyamakuru ntegereje kumbaza noneho tubone kwinjira muri aya masoko. rino jambo rirasobanutse kugira ibyo ndibazaho naba ndi kwigiza nkana, kuko password, icyo nakita nka password ni ukutarekura. None se bivuze ko buri gihe umuntu azagira ku cyo ashaka cyangwa azamenya icyo ashaka abanje gukirana, agize ibintu abanza gukirana nabyo? Biterwa n'icyo ari cyo. Ikintu cyose gikomeye kiva ahakomeye. Ngahakomeye niho hava amakoma. Umva di. Urumva, uyu ni Yakobo wa Isaka wa Aburahamu wa Tera. Ariko ntabwo nirwo njya muri ayo mateka, ahubwo reka ngaruke kuri Yakobo kuko turimo turaganira ku mugisha. Uyu mugabo yambukije ibyo yari afite byose kuko yari azi icyo ashaka. Yambutse abagore be, yambutse abana be, yambutse inshoreke ze, ngo asigara wenyine akirana na marayika. Reka mvuga aya mabanga 7 abantu baze kuza kuyakurikirana, ubuzima bwabo buraza guhinduka. Amen. Icya mbere, ugomba kuba ufite ibitekerezo bingana naho ujya. Ugomba kuba ufite ibitekerezo bingana naho ujya. Kuko ahantu ujya n'ubu utaragira ibitekerezo byawe ntuzahajya. Ntabwo ari bingana naho uri. Oya, aho uri murahava. Ugomba kugira ibitekerezo bingana naho ujya. Ngusomere gato, soma Itangiriro. Ndiyo. Soma Itangiriro 22. Soma umurongo wa 5. Hera kuri 4 nibyo byiza. Kamere kuri 4. Ku munsi wa 3 Aburahamu arambura amaso yitegeza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati, musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge. Ugeze 5. Gera kuri 6. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati, data. Aramwitaba ati, ndakwitaba mwana wanjye. Aramusubiza ati, dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati, umva Aburahamu ari kumwe na Isaka. Isaka amujyanye kumugira gute? Kumutamba. Umva Aburahamu ukuntu agiye gusubiza umuhungu we. Aramubwira ati, mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Imana iri ngo nitugira gute? Imana iri bugira gute? Iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Iyo ntama iri muri icyo kibaya barimo cyangwa iri ku musozi? Iri ku musozi. Ibitekerezo bya Aburahamu byamaze kungana n'ahajya. Soma umurongo w'9. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Ntabwo bakiraho yavuganiraga n'umuhungu, ahubwo yageze ahajya. Yego. Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, awuha Isaka umuhungu we, amurambikaho ku icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze uko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama. Ngo agira ate? Abona imfizi y'intama. Yubura amaso arebye inyuma, abona imfizi y'intama. Yego. Ari kumwe na Isaka, amubwiye ko Uwiteka ari bugire gute? Ari bwibonera igitambo. Ari bwironyera umwana w'intama. Ntabwo avuze igitambo gusa, yavuze umwana. Ibitekerezo bya Aburahamu byari byagutse. Ugomba kwaguka mu bitekerezo ku buryo ugera ku rwego utangira gutekereza ibintu bingana naho ujya. Apana gutekereza ibintu bingana naho uva,
apana gutekereza ibintu bingana naho uri. Ibitekerezo byawe bigomba kwaguka. Niba ujya mu myaka 100, gira ibitekerezo bingana n'ahantu urimo werekera. Gira ibitekerezo ku buryo uri bukurura ubuzima bwo mu myaka 100 ugatangira kuba muno munsi mu bitekerezo. Niho handi cyagiye ujya kubona ukabona umuntu akagera nk'ahantu, wajya kubona ukabona ni umukire, ukamaze ngo ariko sha ngo iyi nzu kuyubaka byagufasha igihe kingana iki, ngo ufite inzu nziza. We ntabwo iyo nzu akiyitekereza, yayitekereje mu myaka 100, afite ibindi bintu arimo areba. Nibyo bya bindi nk'ikimushishikaje n'abantu ujya ubona bajya basenga imodoka. Gusenga imodoka mvuga si ukuvuga ukajya kubona ukabona ameze nk'uyiramenya. Wagura nk'akamodoka keza yewe akabona n'umuntu wagakandagiramo, ukabona niko rwose kagutwaye umwanya, buri kanya urimo arajya kukogesha. Kubera iki? Watunguwe n'umugisha. Ntugomba gutungurwa n'umugisha, oya, ugomba kugera mu bintu watekereje mbere yuko bigeramo. Imigani 23:7, uko umuntu atekereza ku mutima we ni kare. Ni ukuvuga ngo ibintu umugisha ugiye gukandagiramo wigutungura, oya, utekereze mbere yuko ugeramo. Ibitekerezo byawe bigomba kungana naho ujya. Dawidi ageze ku rugamba agemuye ku rugerero, yarabaje ati kuki mutinze ku rugamba? Baramubwira ngo vuga uvuye ahangaha. Ariko Dawidi arababwira ati se ni ikihe kibazo? Tuyari umufilisitiya witwa Goliyati. Ibitekerezo bya Dawidi bitayibona byishe Goliyati, ahita amubwira ati namwica. Niyo mpamvu amaze no kumwica. Ubundi ibitekerezo bye byamaze kugera muri perezidansi bye byarangiye, yibonaga ari ibwami. Adisore. Ugomba kugira ku rwego ibitekerezo byawe bituma bikangana nawe ushaka kugera, bikangana nawe ujya kandi ukiri hano. Mu yandi magambo, ugomba kugira ibitekerezo by'ikanani kandi ukiri mu butayu. Gira ibitekerezo by'ikanani kandi ukiri mu butayu. Utangira urya ibigugu kandi ukiri kuri Imana. Sibyo? Mu yandi magambo, ntabwo turimo turamya Imana, oya, amasezerano yacu ni iki? Ni ibigugu, ni ibyimejeje, ni imbuto, ntabwo ari Imana. Ariko twebwe narababwiye ngo ntabwo situwasiyo ikuraho misiyo. Ugomba kugira ibitekerezo bihwanye na misiyo ufite. Ntabwo ugomba kugira ibitekerezo bihwanye na situwasiyo urimo. N'igihe uhagazemo n'ibyo uri gucamo. Igihe uhagazemo ni kibi. Igihe uhagazemo ni kibi, n'ujya gutekereza nkacyo urahiranwa nacyo. Ibitekerezo byawe ugomba kubituma ugatangira kuganira nawe ujya kandi utarahagera. Aburahamu yaganiriye n'umusozi, aganira n'intama kandi akiri mu kibaya, bizi ko Imana yamubwiye ngo tugende na Isaka. Ariko akanwa ka Aburahamu n'ibitekerezo bye birema intama. Aravuga ngo nitugera ku musozi Uwiteka, Imana imuhamagara. Ntabwo yamubwiye ngo tugende ndaguha inama, yaramubwiye ngo yaramugerageje. Iramubwira ngo mereza umwana wawe ukunda, umwana w'ikinege. Umwana wawe ukunda, umwana w'ikinege, aleluya, umunzanire umutwike. Ariko Imana, kubera Aburahamu yakundaga Imana, avuga ati nta kibazo ndiyo. Bageze mu nzira, umwana abaza se, aravuga ngo dadi, ko nduza umuriro nkabona n'inkwi, igitambo kiri. Aburahamu kuko yari yagutse, ibitekerezo bye byanganaga n'ahagiye. Ubundi abahanga bavuga ko, abasesenguzi bavuga ko uriya musozi wa Moriya nawe ugezeho. Uriya musozi yatambiyeho Isaka, uriya musozi bavuga ko habaga impyisi. Ariko ibitekerezo bya none se ririya shyamba ryari kuvamo intama gute? Intama ku musozi. Wari wagera muri Nyungwe ngo wasange intama? Intama ku musozi. Intama. Urumva sinahantu abantu baragirira, we bavuga ati bahagirira yasanga. Sibyo? Ni ku musozi. Uzi ko ibitekerezo byamaze kugira ahantu bingana n'ibitekerezo biri ku mutima w'Imana. Bavuga ko iriya nama, abasesenguzi bavuga ko iriya nama Imana yafashe impyisi ikayihindura inama kubera iki? Akanwa ka Aburahamu. Biravuga ngo akanwa k'umukiranutsi kararema. Ibitekerezo byawe ugomba kubituma, wamara kubituma ukagenda ukagera ku rwego utangira kubiremesha ibitariho. Mu yandi magambo, ni ukungana nawe ujya. Ugomba gutekereza ibintu bingana nawe ujya, ukatuma ibitekerezo utari wagera, ukazagenda ubisangayo. Iyo wageze rero nagutungurwa, urababwira ngo nari mbizi, nagutungurwa. Nicyo cyagiye ubona umuntu nyine ubona ibintu byose nta kintu bimubwiye. Uzi impamvu?
yatumye ibitekerezo mbere y'uko agerayo. Mu yandi magambo wamaze kubyumva, gutuma ibitekerezo. Nka Aburahamu ahageze ahasanga inama irahari. Iriya nama yaremwe nande? Ko Imana yari yamubwiye Isaka, yaremwe na Aburahamu. Ugomba kugira ku rwego ibitekerezo byawe biremesha ibitariho bikabaho. Amen. Ugomba kugira ku rwego akanwa kawe karema ibitariho bikabaho. Amen. Iyo ufashe ibitekerezo byawe ukabihuza na Matayo 12:3 amagambo yawe niyo azagutsindisha kandi amagambo yawe niyo azagutsindishiriza. Urabifata ukabihuza n'imigani 18:21 ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Iyo bifashe bino bintu ukabihuza birema ikintu kitariho kikabaho. Haleluya. Amen. Ibitekerezo byawe ugomba kubituma. Yego. Dawidi yibonaga ari kumwe na Sawuli. Niyo mpamvu yavuze ngo jye namwica. Ubundi buriya ajya guhura na Sawuli amwambika umwambaro ko ari nko kwipima aganire n'umwami, ariko ubundi Goliyati we mu bitekerezo bya Dawidi yari yamaze yarapfuye kera, byari byararangiye. Sibyo, ugomba kugera ku rwego urangiza intambara utari wayinjiramo, kwirangiza mu bitekerezo. Bipfira mu bitekerezo bigakirira mu bitekerezo. Intambara uri mu Rwanda. Yego. Hari umuririmbyi arimo ngo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Urumva amarira ahindutse ubuhamya gute? Ugomba kugera ku rwego rero ibitekerezo byawe nawe ubiremesha aho ujya. Ntuheranwe n'ibyo uri gucamo, ntuheranwe n'ibyo uri kunyuramo, ahubwo muri icyo gihe uri kubinyuramo umwanya mwiza wo kurema. Kuba ufite ibitekerezo bingana naho ujya cyangwa ibitekerezo bingana naho ugana, iryo ni ibanga rya mbere. Iryo ni irya mbere. Basa tujye ku rya kabiri. Tujye ku rya kabiri. Birasobanutse? Kirasobanutse. Kugira ibitekerezo bingana naho ujya. Bingana naho ujya. Pana kugira ibitekerezo bingana naho uri. Gutekereza ibintu by'ubunyobwa. Uyu munsi none wari wabona umuntu kano kanya uhaguruka hano akajya kugura inyanya Nyabugogo ngo niho zigura kuri make. Kuva Nyabugogo kugera no kugaruka kuri moto nangahe? Gutegesha nk'icyatanu cyangwa bibiri. Si bitatu? Kugera Nyabugogo kuri moto nangahe? Icyatanu. Ni icyatanu. Kugera no kugaruka ni bitatu. Ubwo watenye iki? Watenye alimentation. Watenye ibiciro bya. Nugenda ukanagura none se ikiro muri alimentation cy'inyanya ubwo kigura ngahe? Ni ibitekerezo by'ubwoba cyane. Uri tubaga ati Nyabugogo nibo zigura make, imibare ikahita gucanga. N'ufishiramo essence. Ubwo jye navuze namanuye. Ari uvuga hari n'ushyiramo essence akanywa nangahe? Kanywa nk'icumi cyangwa bingahe? Ngo agiye kugura inyanya he? Nyabugogo. Avuye he? Kibagabaga. Avuye Kimironko. Ngo nibo bigura make. Ugasanga bamukuriye hangahe? Nka 200 cyangwa 300 ku kilo. Ubwo yatinye iki? Nubwo ibitekerezo bikennye. Nibwo ahombye cyane, nibwo yungutse. Yahombye cyane. Urakoze. Cya kabiri. Kuvana abantu bose mu buzima bwawe mutanganya inzozi. Subiremo. Kuvana abantu bose mu buzima bwawe mutanganya inzozi. Ubwo ntiwasigara uri nyakamwe. Barahari. Hari abantu munganya inzozi, hari n'abazikurusha. Hari n'abantu bafite ibitekerezo bahora bakumanura bakubwira ko bitazashoboka. Abo bantu rero nibo baguca intege. Abo no gukubitira kure. Abo ngabukira ku ruhande n'Imana. Gideon yari yabahagurukanye. Ari ibihumbi n'ibihumbi. Iramubwira ati gabanya ni benshi ntago muhuje ibitekerezo. Aba bazakunaniza. Kuramo. Timanura none ndabona wowe gishyiramo santima. Reka mbakugeragereze. Aba bantu mu buzima iyo bafite nta kintu ujye ugeraho. Kuko nakubwiye ngo vision niyo umuntu si y'abantu. Vision y'ibitekerezo byawe. Usomeye Abakuki 2 ibyo ubona byose byandike. Vision si y'abantu. Vision niyo umuntu. Niyo umuntu ku giti cye. Wabyumvise? Rero igihe cyose ufata vision ukayishyiramo abantu,
sibyo batayumva badafite ibitekerezo nk'ibyo ufite, barakumanura. Aho utekereza izagira mu myaka 100, aho utekereza izagira mu myaka 100, barakumanura ku buryo no mu myaka 500 itazaba yari yahagera. Wabyumvise? Rero niyo mpamvu Imana yabwiye Gideyoni ngo gabanya. Hari igihe ubwira umuntu ngo ngiye gushaka, akakubwira ngo ntango zikibaho, kandi wari ufite ibitekerezo byo kugira byiza byo gushaka, kuramo kandi wumva uzanabishobora, kuramo ubushyize hariya muzahura warashatse uzamugarure ujye muhura umugurira ikawa. Ariko kwicarana ku meza no kwicarana ku ntebe ngo muganire bubyihoreye, ba bantu badafite icyo bahomba, ntacyo ahomba, ntahajya ntaganira, ibitekerezo bye biboheye ahantu hamwe. Yaramubwiye ngo bamanurire ku kagezi abanywesha iminwa nk'imbwa ubashyire ku ruhande, n'abanywesha amatwi amashyi nabo bashyire ku ruhande, ndaje mbagutoranyiriza. Imana irabizi abo bantu. Maze na Oropa yasubiye inyuma, Rusi asigarana na Naomi. Ntago abantu bose muhagurukana muzagira nayo. Oya, abo bantu ugomba kubakura mu bitekerezo, abantu mudahuje ibitekerezo. Icyanditswe twasomye wacyumvise ngo Yakobo abigenza ati, Yakobo yitandukanye n'ibyo yari afite byose, arabanza byambutse Yaboki, asigara wenyine. Nta na rimwe uzigera winjira muri viziyo. Uziko irino jambo rirakomeye pastor. Uziko iyo umugore aza kuba hari ari gukirana, nk'umugore ari kumubwira ati warekeye ukareka, nk'uwo mugabo aguhitanye umubiki, amukuyemo umutsi wo mwinyonga y'itako. Ibaze kuri iyo mirwano yari kuvuga ati marayika ugatinyuka ukankomerekereza umugabo we, bigatuma Yakobo atakaza icyo ashaka. Iyo umuntu azi ikintu ashaka, hari abantu abayimye akabanza akakigeraho, nta kibazo, banza ukigeraho uzabaha akazi cyangwa bazaza kukwigiraho. Ariko aka kanya ntufite icyo ubigisha, kuko ibyo uvuga ni amagambo, ntabwo biriya bikorwa, kandi wowe urabyumva. Kandi abantu ntibemezwa n'amagambo, abantu bemezwa n'ibikorwa. Ntibarashikaho utekereza kuko batarahashyika, bategereje ibifatika, bategereje ibiboneka, mu gihe rero batarabibona. Kandi bari mukuru, umuntu yemezwa n'ibigaragara. Na Yesu yarabivuze ngo abatemezwa n'ibyo mvuga bazemezwa n'ibyo nkora. Yego. Yigeze ibwira Farawo ngo Farawo ntago azemera, ngo ariko Egiputa nzayikubitisha ibimenyetso n'ibitangaza. Imana irabizi. Abantu ntabwo bemezwa n'amagambo, bemezwa n'ibihamya, bemezwa n'ibigaragara. None wowe rero uracyafite inzozi zitaraba ibifatika. Abantu rero ntabwo bari bubyemera. Abo bantu rero bagenda bakunaniza bushyize ku ruhande, ubanze ukore cyane, uzabanze ugere ku nzozi. Nibaza bazavuga ati amen, tubonye ko bishoboka, nta kibazo. Bazaza noneho baza kukugisha inama, ariko kano kanya ntiwayibagiye. Wabigenje ute? Yes. Aho ko byari ibitekerezo. Ikibazo naho bageze, nawe naho ugeze. Mwese mugumye ahantu hamwe. Aba bantu rero bashaka kugira ngo mukomeze mwicarane mu kabande, siga. None se usome Abraham, usome, ufata Bibiliya, soma umurongo wa 4 Itangiriro 22. Ayiwe la sipa altansoy. Amagambo karyoshye. None dukora ikize? 22 umurongo wa 4. Reka mbasoma abantu bo. Ku munsi wa gatatu Abraham arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Abraham abwira abagaragu bati, musigarane hano indogobe. Musigare. Mugira muti? Musigarane iki? N'ibintu bye byose ahubwo arabisize. Musigarane iki? Indogobe ze byose. Musigarane indogobe. Hari ibintu wemera gutakaza kubera icyo ushaka. Hari ibintu sigara, ibintu reka. Mugira muti? Ntabwo Aburahamu yari gutambira Uwiteka igitambo akiri kumwe n'aba bagaragu. Bari kuvuga ati, umva, naramuka muteye ino nkota, ntabwo Sara azongera kuduha kawunga. Kandi wibuke ko Sara yasigaye i Berisheba. Urwo rugendo narugiyemo ndi muri bisi. Iyo nzira ubwo iyo nyivuga ndayumva. Soma, musigare. Musigare. Hari abantu ugomba gusiga utabanze. Kubera ibitekerezo ufite. Yego. Kubera umugisha ushaka gusingira. Maze na Aburahamu yasize Loti. Ngaho soma.
musigarane hano indogobe, njye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. yanze no kubabwira ibyo bagiye, murabwira ati tugiye kwisengera. Kandi agiye none se yaragiye gusenga, yaragiye kugira ati agiye gutamba, yaragiye gusingira umugisha. Hari abantu ugomba gusiga, hari abantu bakubuza gusingira. Aba bantu bahora bagukeneye bakubwira ko utazabishobora, mwicarana igihe cyose ngo rero ngo icyitonderwa ngo muri make. Niba abantu batinya risike, niba abantu batinya gutanga ikiguzi, niyarara ijoro niyaraza ibirenge mwibase kubera icyo ashaka. Oya, n'abanebwe mu yandi magambo. No, abo rero mu gihe utari wabareka uzagumana nabo mu kibaya. Elisha kugira ngo asingire umugisha, usoma Abami ba Kabiri ibice 2, ntabwo tuhasoma kubera umwanya, nzajya mbaha imirongo. Abana b'abahanuzi baramubwiye ngo shobuja agiye kugukurwa, aravuga ati ndabizi ni muceceke, arabasiga. Yego, bamwikubise imbere ageze ku cyo ashaka. Yashakaga iki? Yashakaga imigabane 2 iri muri nde, iri muri Eliya. Ndashaka imigabane 2. Iyo migabane 2 ayibonye ngo agarutse umurongo wa 15 ngo bose bikubita imbere, baravuga ngo umwuka uri muri Eliya uri no muri Elisha. Bikubise imbere gute? Kuko yageze ku cyo ashaka. Igihe cyose ugeze ku cyo ushaka, abo wasize muzongera muhure, ariko muzahura utakiri wa wundi. Ariko nutabasiga uzakomeza ube nkabo cyane, nta tandukanye. Uzakomeza ube nkabo, basige ugira urundi rwego zamukaho. Ariko nutabyemera uzakomeza ugumane nabo mu kibaya. Ariko nutera intambwe ukabasiga, ntabwo banze, ahubwo ni ukugira ngo nabo urebe yuko bakwaguka. Bazagurwa rero n'ibyo wagezeho. Agarutse bikubita imbere avuga ngo tumenye neza ko umwuka wari uri muri Eliya ari nawe uri muri Elisha. Kare kose ko bavugaga ngo ngo agiye kugukurwaho. Kubera iki? Bo barimo barareba Elisha akagiye, Eliya akagiye, ariko ntago bazi ibitekerezo bya Elisha. Kandi ibitekerezo bya Elisha nabyo byatunguye Eliya. Ugomba kugira ku rwego ibitekerezo bya bitungura abantu. Yabanje kumubwira ngo sigara, Imana iranomye. Aravuga ngo sisigara. Arongera aramubwira ngo sigara njye yari ati sisigara. Bageze ku musozi aramubwira ngo saba icyo ushaka. Aramubwira ngo ndagusaba imigabane 2 y'umwuka ukuri. Maravuga ngo sabye kiruhije, yaramutunguye. Impamvu avuze ngo kiranduhije, yaramutunguye. Ugomba kugira ku rwego ibitekerezo bya bitungura na boss bawe. Kambwira ati boss uko ngiye gushinga uruganda ati gute? Kavuga ati nabitekereje mu myaka 10 ishize. Ati none se burya kwa yase uri umuganga, ejo ugomba kubwira boss ko nawe ugiye gukora ibitaro. Yakavuga ati kandi ibi bitaro byanjye byo bitandukanye n'ibyo muri make aramubwira ati ngiye gukora ibitaro. Uti gute se urabishobora sha? Uzi ibi bintu uzi igihe twabikoreye, uzi igihe twabitekerereje. Kavuga ati rega burya nubwo nanjye nagukoreraga burya nanjye natekerezaga. Ariko ikibazo uhora mu buzima, yewe baragira ngo ukize, nindamuka se mvuze bino baragira ngo uki. Abo bantu bari muri uragira ngo uki, nunakwiye kubana nabo. Yego, karumvikanye cyane, nagasesenguye ibintu byinshi cyane, karumvikanye. Mubwire ibanga rya gatatu. Ibanga rya gatatu, ariko aya mabanga ko numva ari kuryoha cyane. None nagiye tugiye nese turayarangiriza muri kino tuyasubike se tuzavuga amabanga bazi. Nese twayasubize twazavuga uko ari 7 tukayatangira none ari ikiganiro cyayo. Okay, tuzakora ikiganiro cyayo. Ndiye numva mama tuzakora ikiganiro cyayo cyokoze gisoreza ku rya gatatu. Umva kandi nese ko baba yamenye bazagaruka kumva ndane, ariko basi soreza ku rya gatatu kuko araryoye. Oya ahubwo nawe urashaka kuyamenya. Abantu mudahuje ibitekerezo, siga mu kibaya, siga. Uratekereza ibintu bigari ngo biriya rero ngo nukwirata. Siga ngo yipashe muremure. Siga ngo mutegereze muzamubona. Siga
barakugarurira hashize. Yesu yaravuze ngo ibya kera nimubyibuke. 4:3:18 ibyashize mwe kubyita. Dore ndarema ikintu. Ntabwo icyo kintu gishya gishobora kuremeka ukiri kumwe n'aba bantu. Siga abakuzanira ngo urumva ngo kamemo ngo urabona ngo dushingiye ngo ubuzima wanyuzemo iby'ubuzima. Siga urimo urakururwa n'ahashize hawe. Ntushobora kubaka aho ujya. Umunyabwenge yubaka hajya, atinda yubaka hajya, nagatinda yubaka hava. Ariko asanga yewe nyine urumva impamvu byangendekeye gutya ni sogokuru wanjye wabigenje gutya. Undi nawe akabaraje ati yewe uri impanga yanjye. Uri impanga yanjye duhuje amateka. Duhuje amateka rwose ndakumva. Ese bimeze bitatu yewe harya ufite ikibazo? Ikibazo ufite ni iki? Nyine urumva buriya sinjya amenya papa. Nawe nanjye simenya papa. Turahuje mama. Hakaba haje undi sha mwebwe jye sinzi mama. None se ubwo bite nuko nyine uzaba tubona muri ubu buzima bw'imibabaro nawe uzabiturenganyiriza. Wahura n'umuntu ese kubera iki babirukanye mu nzu tukuganiriza ibyacu. Hari icyo mwunguye. Uwo ni umwuka wo guheranwa. Rero inama nakugira siga. Yego. Muzahura basi umubwira ngo nanjye nari ndi muri aba ariko nageze kuri ibi, nageze hano ubazamure. Mu yandi magambo ahantu ugiye no kugira ngo nawe ntabwo waba utarazamura nawe ngo ntabwo waba utarazamuka nawe ngo uzazamura abandi. Uziki wamaze kumenya icyo ushaka unamenya nawe ushaka muzagendana muri cya kindi ushaka. None kira definisa kikabaza kikabatereka ukabona bakwiye kujya nawe bakwiye kuhaguma. Biri muri aya mabanga. Aya mabanga arakomeye wa mugabo. Biri muri aya mabanga. Tuzakora ikiganiro cyaho turangije no masoko. Nuko gusama nazanye ibintu bibasha kudufasha. Niturangiza aya masoko y'umugisha. Mu yandi magambo, isoko ya kane y'umugisha ni ukumenya icyo ushaka. Niyo soko ya kane. Nesu bari ikintu maza bakumvise. Nuko uri ku Imana hari ikindi kintu ndi urakoze cyane. Imana igumugisha. Na nihaye gukora ikiganiro cy'iminota 30 nahangagiye kugisoreza. Reka tugisoreza ha. Sibyo? Aya mabanga tuzayaganira. Rwose abantu bari baryoye nkanjye aya mabanga mbijeje ko nzabikurikirana rwose. Azajyaho umunsi umwe. Oya aya mabanga tuzayaganira. Pastor aya magambo arakomeye. Urakoze. Aya magambo arakomeye kanongeye ngushimire cyane ko wemeye gufata uyu mwanya wo kugira ngo uzajye utunyuriramo. Tunyuriramo ibi bintu birenge kuba ku gatuti tuzana twicaye bibi kiganiro gutya nkubaza usubize n'abantu bandika muri comment tugaruke tubiganeho tubisubize ko bizakiza benshi bizafungura imiryango ya benshi bizatuma urumva muzima umuntu afite abantu bamudindiza cyane cya gikundi kirahari ari umuhanzi wabirimbye witwa ngo niyo Bosco ikintu cyitwa ngo peer pressure ba bantu mugenda n'abantu muhorana cya kigare cya buri munsi kandi Yesu ntigeze akunda ibintu by'igikundi habe na gato. Abraham kugira ngo Imana imuhe umugisha ukomeye yitandukanyije n'abagaragu. Sibyo? Elisha kugira ngo yakire imigabane ibiri yarasize. Uri muranyumva? Yesu umusaraba yawugiyeho wenyine. Nawe yavuze ngo ngwino nanjye tujyane. Vision ni y'umuntu. Ntabwo vision yari y'abantu. Vision y'umugisha wawe ni yawe wenyine. Yakobo ajya gukirana yasize umugore asiga abana ariruka avuga ati mwambuke. Aragenda kirana na marayika wenyine. None wowe urimo uragenda ukurura. Urimo uragenda ugira Dawidi ajya kurwana n'iyajyanye na se na nyina. Yagiye wenyine, yahanganye n'Umufilisitiya wenyine, aramutsinda. Itsinzi biyandi. Ya Dawidi. Reka mbabwire. Haleluya. Amen. Turabyumva. Ugomba kugira abantu siga. Ugomba kugira abantu siga bavo. Nzi abantu benshi cyane bagiye bagira abantu biyambura ubara handi hantu bageze. Bagati wewe usigaye sha. Ndabona uri mu mana uri murandebera muri nonuza uri murandebera muri aya mateka ibyo tuziranyeho urandebera mu tuntu murandeba ibyo twigeze dukora bikatunanira ukabona ko nibindi bizatunanira kandi ngomba gusubiramo nibyananiye ariko noneho nkosoye amakosa nakoze. Yego. N'ubuzima kubera iki kwakumva yuko ubuzima bwe burangira ntabwo burangiriye aho
ikibazo mbwira ugendana nawe, nkubwire uri we. Hari abantu wiyambura, hari abantu reka kandi utabazi, ahubwo kubera iki iyereka ufite si ryo bafite. Aburahamu amaze gutandukana na Loti, Itangiriro 13:14, Aburahamu amaze gutandukana na Loti, Imana avuga ngo rambura amaso urebe, ngo dore igihugu cyose ndakiguhaye, ngo uhereye hari abantu Imana itazaguha umugisha ukiri kumwe nabo. Ugomba kugira ibitekerezo by'abantu bamwe na bamwe wiyambura kandi utabanze. nicyo kintu ngiye kubaza dusoza. Iri tandukana ryo gutandukanya rishobora kuzavamo no gutandukana umwana na nyina, bimwe se Yesu yavuze ati naje gutandukanya abana, ntekereza bifite aho bihuriye n'ibingibi uri kuvuga. Biratandukana no gutandukana wanze umuntu cyangwa se hari ibyo mutumvikanyeho. Kuko abantu bashaka kuvuga ati kanaka rwo tutari kumvikana ndamusize turatandukanye, kandi ugasanga ibyo batandukanyemo ni uburyo butari katolike, niko cyatuka si uburyo bwa gikristo bw'abakristo. Ubwo bwabirimo ubutumwa bw'ubwami. Ubutumwa bw'ubwami ni urukundo. Bashaka kuvuga ngo uri gutandukanya abantu, ni ugusiga abantu mu bitekerezo, ntabwo ari ukubasiga mu buryo bw'ibigaragara. Urimo uranyumva? Kubasiga mu bitekerezo. Urugero, uyu muntu igihe cyose iyo twicaranye ibitekerezo bye biramanura, wikongera kwicarana nawe mujye muhura muganira akanya gatoya, ariko mutaganira ku mishinga, cyangwa mushakira izindi sije ibindi muganira, ibindi bintu muganira, ariko ibijyanye na viziyo yawe n'icyo ushaka kugeraho mwikijyamo. Kuko niba cyo ukajya kumugisha inama, nayo azakugira ko nawe nayo afite, azakubwira ati hoya hoya. Mu bitekerezo rero musige. Nibivuze ngo umuhamagare mu buko umutumire buri kimwe cyose mubane. None se Aburahamu uzi ko agiye gutabara Loti kandi baratandukanye, ariko mu bitekerezo yari yaramusize kera cyane. Nta kibazo. Nese risha niyo akagaruka kureba abana b'abahanuzi. Ikibazo ni wa muntu mwicara ngo niwe murajya inama kandi nawe nayo afite, arimo kumanura. Usanga ibitekerezo bye ari utuntu tubumbabumbye twakera habayeho, kandi washaka umwabura ati reka ni umunyabwoba. Uko rero mukomeza gutindana birashiduka ko akwanduje iki ubwoba bwe. Birumvikanye. Hari abantu ugomba gusiga mu bitekerezo, mukazahura byemeye, ujuje kubazamura, bakavuga tubimbwira kera sinabyumvaga, ariko ubu noneho ndabibonye. Urakoze. Kumenya icyo ushaka. Aha niho tuzagira noneho tujye mu cyo bita gufata risk, ariko ibi ngibi tube tubyihoreye. Oya buretse ntago mucokoza pastor, kuko tugeze ndabona dukomeje twarangiza ejo. Ni ngombwa Bibiliya abantu bayisomye nk'ikinyamakuru. Bibiliya ni ubuzima. Iyi ni ijambo. Bibiliya wayisoma, wamara kwisoma ukajya ku musozi wa business ugacuruza ukunguka ukaba umukire. Bibiliya wayisoma, umusozi wari wose ugiyeho ukagenda, kuko Bibiliya ni igitabo cy'ubwami. Ngombwira gusoma kino gitabo gakena? No, ntabwo bishoboka. Bibiliya yatanze amabanga yose. Ahubwo ikibazo ujya gusaba Imana ibyo yaguhaye. Paulo yandikiye Abaroma, wanyemere ngasoreza kuri iki cyanditswe. Gisorezo nta. Abaroma 8 soma umurongo wa 32 nushahira 30. Kadore kuri 30 dusoma Abaroma 8 umurongo wa nushakera 28 ndagikunda icyo cyanditswe. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yarabatoranyije. Gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ego. Kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye. Abo yatoranyije kera yamaze kubahamagara ubudeja bari mu kazi. Kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Nawe yatsindishirije yabahaye ubwiza. Abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yarabiduhaye rero.
kuba yaraduhaye Yesu, yaduhaye n'ibindi byose. Tuvuga iki? Yaradutsindishirije, yaduhaye ubwiza, yaraduhamagaye. Faya. Rekera, ndashoje. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Abantu bumvise rino jambo ricumite mu mitima yabo, bahindura icyerekezo. Urakoze ko bikoreye kuyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Mugira amahoro.